ubutumwa mfitiye abanyarwanda, mfitiye isi yose muri rusange ni bugari ariko reka mpere ku ngingo ivuga ngo iri terambere turimo uko bwije n'uko bukeye rigenda riduhindura rikaduhindura tuva mu cyiciro kimwe tujya mu kindi, tuva mu cyerekezo kimwe tujya mu kindi, tuva ku ntambwe imwe dutera iyindi cyangwa tuva ku rwego rumwe tugera ku rundi. Ibyo ngibyo byose tubikora kubera ko turyamye tukamererwa neza, inzu zitava, inzu zifite amadirishya arimo ibirahure byiza, tukaryama ahantu hameze neza. Iri terambere riri kuturyohera kubera ko dufite ikoranabuhanga. Nkamenya amakuru y'umuntu uri iburasirazuba, nkamenya amakuru y'umuntu uri mu majyepfo, umuntu uri iburengerazuba, umuntu uri mu majyaruguru n'amajyepfo. Iri terambere turimo rigenda rituryohera kubera yuko dukora. Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente de pouvoir être avec vous sur la protection de mon cœur. Reka nongere mbaye ikaze ngira ntirutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira umwami amahoro nkunda kwirahira abasangiza itetuye muhanga mu byahanze byinshi bihambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi nta wahanga ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye uwo mwami aragahora ku ngoma. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, umuntu mwiza, umusore murimo kureba, navuga ngo azaniye inkuru nziza u Rwanda, Afurika, isi yose. Ariko reka mbabwire, banza twibwire. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane twakira kuri channel yanyu. Ni Twakwizera Jean d'Amour. Nkaba nejejwe no kubana namwe muri iki kiganiro, by'umwihariko kuza kuri iyi channel ni by'igiciro gikomeye. Navuga nti ndabashimiye mbere na mbere. Natwe turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Yego, murakoze cyane. Ubutumwa mfitiye abanyarwanda, mfitiye isi yose muri rusange ni bugari ariko reka mpere ku ngingo ivuga ngo iri terambere turimo uko bwije n'uko bukeye rigenda riduhindura rikaduhindura tuva mu cyiciro kimwe tujya mu kindi, tuva mu cyerekezo kimwe tujya mu kindi, tuva ku ntambwe imwe dutera iyindi cyangwa tuva ku rwego rumwe tugera ku rundi. Ibyo ngibyo byose tubikora kubera ko turyamye tukamererwa neza, inzu zitava, inzu zifite amadirishya arimo ibirahure byiza, tukaryama ahantu hameze neza. Iri terambere riri kuturyohera kubera ko dufite ikoranabuhanga. Nkamenya amakuru y'umuntu uri iburasirazuba, nkamenya amakuru y'umuntu uri mu majyepfo, umuntu uri iburengerazuba, umuntu uri mu majyaruguru n'amajyepfo. Iri terambere turimo rigenda rituryohera kubera yuko dukora business zacu intoya n'inini, tukabasha kuzimanaginga, tukaryoherwa n'iterambere dukura mu bukungu twakoze muri iyo management. So ngira ngo babandi bajya bumva hakiri kare bashatse kumva ikintu nashatse kuvuga. Ariko nago ndashaka kuza kuba umuhanga mu kubaza nabi, wowe uraza kumfasha ube umuhanga mu gusubiza neza. Byanze bikunze hari abantu barimo kudukurikira ariko bagahita bavuga batari kuyu muntu kari guca ikibunga gaca gute, ubundi yarashe ku ntego tukamenya icyo ashaka kutubwira, kuko abantu bumva bitinze. Ariko hano dufite n'abantu b'abanyabwenge bamaze kubyumva. Ndagira ngo rero kuko bagabwe babizi ko tubazanira abantu mbese baba bafite package ikomeye, cyangwa se bafite ikintu gifatika kandi gituma umuntu ucyakiriye hari urwego bimushyitsaho. Ndagira ngo urase ku ntego no umbere nk'umuntu urimo kubwira isi yose, rubanda rugufa byiyumvemo, umwana byiyumvemo, n'umukura byiyumvemo, bamenye bati burya wa muntu tumwakiriye impamvu ifatika. Bitambwira umuntu ibyo yararimo ngo nabyihore, nimba urimo koza ibyombo buteretse ku ruhande, nimba runatetse nibishaka bishirire buteruye isafuriya ishyire ku ruhande uze wumve neza, kuko hano harimo amasomo akomeye cyane. Karibu rero mukozi w'Imana, tugezeho message yose uko yakabaye, nta nubwo nifuza ngiye kuza kuguca mu ijambo, ahubwo bivuge byose uko byakabaye. Yego, murakoze cyane. Nkuko nari nabibabwiye umwanya utambutse, amazina ni Kwizera Jean d'Amour.
ntuye mu karere ka Kayonza intara n'Iburasirazuba. Nkaba ndi umuyobozi mu kigo cy'amashuri, nkaba nshinzwe imyitwarire myiza y'abanyeshuri, discipline. Babyeyi rero mukurikiye iyi channel, babyeyi muri kumbona, abana, urubyiruko murangiza amashuri icyiciro rusange troncome, ndagira ngo munyumve neza, mbafitiye inkuru ishyushye, mbafitiye amakuru meza ku bijyanye n'imyigire kandi ku bijyanye n'iterambere ryanyu mu burere n'uburezi bufite ireme. Nk'uko nari maze kubivuga umwanya utambutse ho gatoya, ndagira ngo ababyeyi mufite abana bakoze icyiciro rusange troncome cyangwa se ordinary level, bitegura kujya mu mashuri yisumbuye, icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye A level cyangwa se advanced level, bafitiye inkuru nziza y'ishuri ryitwa APK College Kabarondo cyangwa se College APK Kabarondo. Yego. Ni ishuri ryiza ryigisha ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro rusange. Yego. Cyangwa se ikizwi nka TVET. Ni ishuri rya TVET School. So APK ifite iki? APK ifite amasection cyangwa se amakombination urubyiruko dukeneye, abana bacu bakeneye mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo iterambere ryacu rikomeze kutubera ryiza. So APK College ni ishuri ryiza dufatanyije n'abandi bayobozi gushyira discipline ku isonga ndetse n'ubumenyi, birumvikana kuko ni ibintu bijya bigendana bidasigana. Ahari discipline ubumenyi buraboneka. Yego. So ndagira ngo nshishikarize ababyeyi mwese rero, uyu mwaka w'amashuri utaha 2025-2026 kuzana abana banyu mu ishuri rya APK College. Yego. Ni ishuri ryiza ryigisha abana banyu bagasohoka ari indakemwa rwose, bafite impamyabumenyi n'impamyabushobozi mu byo bize kandi rwose babyumva. Ndumva mbashije gusobanukirwaho neza, ariko hari akabazo ngize, kuko byanze bikunze ikibazo ngize n'umuntu uri kudukurikira byanze bikunze ashobora kuba ahise abyibaza. Yego, murabaza ko numvise iryo shuri mwumva ari ry'ubumenyi ngiro kandi ni ibintu bikenewe ku murimo w'isoko, cyangwa se niyo umuntu atabonye akazi akenshi usanga yihangira umurimo iyo yanyuze mu ishuri rimeze gutyo. Yego. Ese kugira ngo umuntu aze nta bintu asabwa, ku buryo wenda umuntu ashobora kuba ati ndangije troncome ariko amanota nagize wasanga atatuma banyakira? Yego. Ndagira ngo mugire ukuntu mushyira umucyo kuri ibyo bintu. Ubajije ikibazo cyiza, buri muntu wese yagatekereje cyangwa se buri muntu wese yakibajije, ariko niyo mpamvu ndahangaha rwose kugira ngo yego abadukurikiye bose basobanukirwe neza byimazeyo igisabwa. Ikintu gisabwa kugira ngo umwana tumwakire kuri APK College, icyambere cy'ingenzi ni amanota. Yego. Amanota yagize, ese yatsinze ku kigero kingana gute mu cyiciro avuyemo, troncome. Aho umwana yatsindiye ku kigero cyiza ku manota, n'ubundi tuzabamenyesha muzo contact zanjye ziraza gutambutswa. Yego. Muraza kuzibona, ndazibaha. Tuzagenda tuganira, bazagerageza kugira ngo babe bamenya amakuru y'ibirenzeho. Ariko amanota nicyo kintu cyambere cy'ingenzi turebaho umwana watsinze neza. Hanyuma icya kabiri ni imyitwarire myiza. Yego. Conduit. Ese umwana aho yigaga yitwara gate, discipline ye ihagaze ite, imeze ite? Yego. Imyitwarire myiza. Kuko dukeneye abana beza batari buze kwanduza abo dufite. Burya aho kugira ngo ugire abana benshi babi, bake beza. Yego. Kandi bajya bavuga ngo ihene nziza nawe uyizirikaho imbi. So icyo ni cya kabiri, dukeneye umwana ufite discipline. Yego. Icya gatatu gisabwa kugira ngo umwana aze kwiyandikisha cyangwa se tube twamwakira mu ishuri rya APK, ni ukuba yiyumvamo iryo shuri, kuba yiyumvamo icyo aje gukora, kwiga
nicyo kintu cya mbere dushyize ku isonga. Umwana ubyiyumvamo, umwana wakunze iryo shuri bitewe n'ibigiye bitandukanye bikorerwa kuri APK, umwana kumva byiyumvamo rwose, amarembo arakinguye rwose. Yego. So ibindi byo rwose tuzagenda tubabwira. Amafaranga twishyura ntabwo ari menshi, turi bamwe mu bigo bitishyura amafaranga menshi mu rwego rwo kugira ngo dukwirakwize ubumenyi n'uburere bwiza mu gihugu kandi bufite ireme. Reka tworoshye ibintu. Ego. Hari umuntu urimo kutureba none ari kuvuga, yagomeje ategereza, aravuga ati ariko se hari ikintu batarimo kugeraho kandi njye nicyo nshaka, kandi icyo kintu ntitukibaha, byanze bikunze ubusobanuro buraza kugira gute, buraza kuboneka birambuye. Yego. Waretse nimufata agakaramu nta kibazo, fata agakaramu, niba ufite telefone uyifite hafi. Noneho uyu muntu agiye kuduhereza nimero. Yego. Agiye kuduha nimero, mushobora guhamagara mukabaza ikintu cyose wumva udasobanukiwe akakigusobanurira. Bahereze nimero. Nimero nta yindi, ushobora guhamagara 07 8 07 8 mwamaze kwandika 2 2 2 08 08 204 204. Ndayisubiramo. Subiramo rwose. Ni 07 8 2 08 204. Yego. Cyangwa ugahamagara 07 74 yego 610 71. Bibutsa ko iyi nimero mbabwiye bwa kabiri niyo ushobora no kutubonaho kuri WhatsApp, wanyandikira nkaguhereza amakuru yose. Ndayisubiramo nanone, ni nimero ya WhatsApp ni 07 74 610 71. Iyo nimero wayimamagara tukagufasha, tukaguhereza amakuru yose yizewe y'ingenzi ukeneye kugira ngo umenye iryo shuri rikora gute. Hanyuma naragira ngo ngere ku musozo wo kuvuga APK kuko ni byinshi. Ndagira ngo mbibutse ko abana banyu baba bafite impano zitandukanye. Ndashaka kwibutsa ko APK tutigisha abana iby'ishuri gusa, tubigisha umuco, tubigisha amateka y'igihugu, dusapotinga cyangwa se tubafasha mu mpano bafite. Kuko mubyeyi umwana wawe ashobora kuba afite impano ariko akitinya, atirekura, atagira gute, ariko mu by'ukuri aho ageze ku ishuri tureba impano abana bafite, tukabashyira mu makaraba atandukanye, tukabafasha, tukabamotiva ku rwego rw'uko nayo ishobora kumuhereza umugati. Yego. Ikindi dushyigikira siporo yacu iri ku isonga mu mikino itandukanye rwose. Siporo, umwana akora siporo, akarya neza, agakaraba, akaryama heza, ibintu bikagenda neza. So ikindi, ibyo twigisha nicyo ni ikintu cy'ingenzi ngira ngo abantu bari bumbaze cyangwa bari butubaze cyane muri comment, ariko n'ubundi mukomeze mutubaze turabasubiza nta kibazo. Baranamamagara nta kibazo. Ikindi kintu nababwira, icyo twigisha APK ifite amashami 3, hari n'ayandi dushaka kugenda twongeramo umwaka utaha. Dufite networking, ibijyanye n'ikoranabuhanga. Yego. Tukigisha construction, ibijyanye n'ubwubatsi. Tukigisha na accounting cyangwa comptabilité, ibijyanye n'icungamutungo ndetse icungamutungo na management. Ego. So urumva rero umwana wawe ashobora kwiga management avamo ari intyoza, ashobora kwiga construction akavamo engineering. Mbibutsa neza ko abantu badasobanukiwe neza ibintu bijyanye n'amashuri ya tekinike, tekinike igira kaminuza. Umwana usoje mu mwaka wa 6 akomeza muri kaminuza, university ndetse n'izindi degree ziri hejuru akazibona, akaba engineer, ashobora kwiga kaminuza IPRC, ashobora kwiga kaminuza rwose, akaminuza mu bijyanye na networking, mu ikoranabuhanga, mu bijyanye n'icungamutungo cyangwa mu bijyanye n'ubwubatsi. So Kayonza, Kabarondo, mu Kayonza n'akarere umurenge wa Kabarondo, amarembo arafunguye rwose. Mwese muzana abana banyu tubigishe, kandi rwose bazabagirira umumaro, bizatanga icyizere cyabo cy'ahazaza kubwo bwa discipline, imyitwarire myiza n'ubumenyi bakuye ku ishuri ryacu. Murakoze.
murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. navuga ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka, kora share usangize inshuti zawe zimenye ino nkuru nziza, kuko ntekereza ko ni inkuru nziza ku banyarwanda, ni inkuru nziza no ku bantu bari hanze ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda. ni ukuvuga ngo mujyane abana banyu muri iryo shuri bige, bahahe ubumenyi, babashe kwiyubaka no kubaka ejo heza hazaza. murakoze, Uwiteka abahere muri byose, turabakunda. murakoze cyane. Mutumirwa wacu nawe turagushimiye. murakoze cyane kabisa.